Kigali abantu b'abasirimu ubundi Kigali niho ubusirimu bwakwiye kuba butangira kuko no hari ubuyobozi bukuru top mfite amatsiko yo kumenya ko ni Kigali bihari uretse uzaze ku kagari nawe bakubwiye bati zana banza uzane uzi ko n'umuntu wishyura rama n'umuntu ufite ubundi bwiteganyirize bamwicuza ejo heza ntabwo kuvuga ngo banza uzane kandi wenda afite za rama n'ibindi reka twumve Kigali naho ko bihari reka twumve Kigali uko bimeze. Bamwe mu batuye hirya no hino mu mujyi wa Kigali baravuga ko bafitanye ikibazo n'inzego z'ibanze kuri gahunda y'ejo heza bitewe n'uko badatuma abaturage bagira uruhare ku bwabo yo kwizigamira amafaranga muri iyi gahunda ya leta, ahubwo ugasanga bafatiriwe amafaranga ndetse cyangwa bakimwa serivisi kugira ngo babanze batange amafaranga yo muri ejo heza. Umuntu ugiye kwaka serivisi ku kagari utayifite ntabakwakira. Nk'ababyeyi baba bari gushaka amakarita y'abana kugira bayateze kuri mituweli, ubwo iyo ugezeyo baravuga ati nukumanza wishyure ejo heza ukayatanga, ejo wenda wahura n'ikibazo nk'umugabo wawe muri guserera kugira bakire ikibazo cyawe n'ubundi bati ntugutanga ejo heza, buri ugasanga buri munsi uko ukeneye serivisi ku kagari bari kukubaza ejo heza. None se utayatanze nta kintu bagukore. Niba ugiye kwandikisha umwana ku muntu udafite ejo heza, iyo ugiye gushaka serivisi tanga ejo heza, bakagombye kumugirira imbabazi bakamukorera serivisi. Ejo heza kari ukwiteganyiriza ku muntu yayitanga ku bushake hazaho agahato. Turashaka kugira ngo umuntu atange ejo heza abishaka bikuye ku mutima. None se saba ari ku gahato hari gitansi baduha ku buryo ejo usubiyeyo kwaka iyindi serivisi. Ku ruhande rw'umwe mu bayobozi mu kigo cy'imari RNT Iterambere mu kiganiro n'itangazamakuru yagaragaje ko akiri akazi ku bijyanye n'ubukangurambaga bwo kwizigamira ku baturage, dore ko ngo kugeza ubu abanyarwanda 15% aribo bagiye muri iyi gahunda yo kwizigamira. Approach itaragenze neza ariko none nabyo ntabwo ari byo by the way. Abantu bayikora baba barenze ku mategeko. Ubwo mvugiye ejo heza. Kwigisha no guhozaho ni nacyo n'uyu munsi nubwo tuvuga ngo hari ibyo twageze ariko turacyafite urugendo kuko mu mibare yatweretse y'abantu bizigamiye mu kigega 90 ariko wenda bashamikiyeho abandi bagera kuri 360 ntibake ugereranije n'abanyarwanda, kuko iyo ugiye kureba ugasanga yenda bafite ubundi buryo bakoresha mu bigo by'imari, mu mabanki, mu bwizigame bw'igihe kirekire, usanga n'ubundi umubare w'abanyarwanda bashobora kuba bari muri iyo gahunda ukiri muto cyane. Ibi bigaragazwa n'imibare y'uko yenda twifashishije bavuga ko iyo urebye umusaruro mbumbe w'igihugu ukagereranya n'ubwizigame buri mu gihugu, usanga ubwizigame butaragera kuri 15% y'umusaruro mbumbe w'igihugu, kandi mu by'ukuri twagombye kuba turi kuri hejuru ya 30% kugira ngo na ya vision tuzayigereho. Naho Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin aravuga ko hashyizwe imbaraga mu bukangurambaga mu baturage bwo kwitabira iyi gahunda y'ejo heza, mu rwego rwo gukomeza gushishikariza abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira. Hashyizweho imbaraga muri gahunda ya ejo heza, aho mu mwaka w'ibihumbi 2024-2025 hari hamaze gushyirwamo miliyari zigera kuri 52.8 z'amafaranga y'u Rwanda. Guverinoma yafashe ingamba zo kuvugurura ejo heza ku buryo yarushaho gufasha abanyamuryango ba. Aba baturage barinubira inzego z'ibanze zihatira abaturage kujya muri iyi gahunda, aho abagera ku bihumbi 382 aribo bamaze kwitabira iyi gahunda y'ejo heza. Rumanyika Augustin, B+ TV mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu Rumanyika Augustin mubise icyo abayobozi babivugaho cyane cyane nibo nashakaga ngewe. Abayobozi n'ubundi barahuriza ko gutanga ejo heza ari ubushake. Yego. Hagakwiye gushyirwa imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo bibe itegeko, umuyobozi rwe yirukanka ku muturage yamufatire kuri serivisi runaka, ahubwo hagashyirwa imbaraga mu bukangurambaga umuturage akigishwa akabyumva. Urumva mu mibare baratugaragariza ko turi kuri 15%, twagakwiye kuba turi kuri 30%. Ariko nanone barebe ese imibereho y'uwizigama yo imeze iti. Yego. Uwo muntu uri gushaka ejo heza uyu munsi arahafite. Cyo nacyo bakirebeho kuko ushobora guhatirwa kugira ejo heza udafite n'uyu munsi. Yego. Bigatuma wenda ho atari n'ubushake buke
ubwo bushake urabufite ariko ntufite icyo wizigamira. Ikintu cya mbere cy'ibanze kugira ngo ubundi gahunda runaka igerweho, banza ukora ubukangurambaga, numara gukora ubukangurambaga abantu bakumva impamvu y'ikintu runaka, ntekereza ko ibintu byikora, ahubwo nawe ugasigara uvuga ngo ni iki twakora kugira ngo nibura bwa bushobozi abantu babuze buboneke. Wa muntu uvuga ko icyiciro bampaye kindenze cyangwa se kirengeje ubushobozi mfite, turakora iki kugira wa muntu nawe noneho abashe kwibona muri bwa buryo yamaze kumva neza. Ariko habanje ubukangurambaga, habanje kwigishwa ku muturage akumva impamvu ya cyakira. Yego, kwigishwa nicyo kintu cy'ingenzi cyane, kuko nicyo n'ubundi n'abayobozi baba basabwa no gukora bwa bukangurambaga, umuturage akabanza akabyumva. Ya Ejo Heza ntayiti ya gitifu cyangwa ya meya, akayumva ko niwe wizigamira, nta mafaranga azamugoboka mu myaka y'ubusaza, igihe azaba ari mu mage azakenera bwa bufasha bya bindi yizigamiye. Ibyo rero umuturage cyambere akwiye kubanza kubyumva. Yego, kuko hari n'abaturage bajya bavuga bati barayatwaka nk'uko bayatwaka ku kagari, katubwira ngo tuzabona message, twetegeza tukayibura, mumenye amafaranga ngo wayizigamiye he, bikaguma gutyo gusa mu mvugo. Ya mafaranga umuturage atabasha kureba ngo checking kuri telefone ye, amenye ngo ya mafaranga ngaya narayizigamiye maze kugira 10,000, maze kugira 20. Yego, ese kwizigamira byo ko ari gake gake, kuki umuturage bamutegeka kwishura 18 ngo uhave wishyuye 18? Kuki batamureka ngo yishyure buhoro buhoro, avuga ati we nafite 1,000, mfite 2,000, bakanamwereka yewe n'uburyo ayishyura akoresha telefone ye, ko abaturage hafi bose bakoresha mobile money, anibereye mu rugo, wibereye mu rugo iwawe, atakoze urugendo, uti kuri telefone yanjye mfiteho 5, reka ntange 1,000 nizigama. Naya ubu yashyize in your own wallet, bishyize mu ikofi yawe y'Ejo Heza, ushobora no kuyacekinga ukabona ufite haya. Wenda uyu munsi wa none nuko ibintu by'ikoranabuhanga bitaraba byinshi cyane wenda mu baturage hasi, hakabayeho kuba icyo kintu gihari koko cyo kuvuga ngo umuntu ni anaryamye mu rugo iwe ashobora kuba yafata amafaranga runaka akatransfera kuri konti runaka, ubwo akaba akoze icyo kubitsa cyangwa se kwizigamira amafaranga cyangwa se ikizamufasha ejo hazaza. Cyane ko buriya rimwe na rimwe iyo habaye icyo kintu cyo kuhora sedo yabahuye byagenze gutya, ni naho hava muri rimwe na rimwe yuko wa mugani sedo nawe azagira uko bigenza akavuga ngo banzuza n'ibizanira ngibi. Ikoranabuhanga buriya naryo hari igihe nirimara kuba ryinshi cyangwa se abantu bamaze kumenya kuryumva kurikoresha, nabyo hari ikintu bizafasha. Yego, uzanyemo akantu k'ikoranabuhanga, ikintu cya mbere bizafasha nk'izi serivisi. Urabona ko serivisi nyinshi umuntu asigaye azaka ku irembo, ibintu ushobora kwikorera wibereye kuri telefoni iwawe, cyangwa wibereye ku mashini yawe bidasabye kujya ku kagari gusinyisha bya byangombwa byinshi umuntu yakaga. Ibyo rero bituma kwa kudindira muri serivisi za ruswa, bya bindi byashoboraga kuzamo bitazamo, kuko ni ibintu nawe ushobora kwiyizuriza gutya. Tujya ku irembo, ndashaka icyangombwa wenda cy'uko ntafunzwe, tukisabira, ibyo ntibigisaba kujya ku kagari. Ndashaka icyangombwa wenda cyerekana ko ndi ingaragu cyangwa narongoye, ibyo ntibisaba kujya ku kagari. Urumva ko uko ibyangombwa byinshi bigenda bitangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, bigenda bituma kwa gusiragizwa wa muyobozi urubuze kukwitambika ngo banze ukora ibi, ngo connection zabuze kugira ngo utange akantu. Ibyo byose bivaho. Twitabe telefone zindi nk'ebyiri 3, ubundi dukomeze n'indi ngingo. Yego. Yes, B+ mwiriwe? Twamufasha, mwiriwe? Oyo uhamagaye kuri televiziyo yitwa B+. Kuri televiziyo akabazo numvise muvuga yerekeye cyane mituweli. Ikibazo cyerekeye cyane mituweli. Turakumva. None bituma nishyuriye umwaka ushize, kandi akaba yarashatse n'umugabo akamwishyurira. Yego. N'umugabo akamwishyurira, nanjye naramwishyuriye. None ubu ngubu nanone barimo kumbaza ndi kandi afite icyiciro cye kandi yarishyuye. N'ubu aracyakwanditseho rero kandi afite umugabo? Najyana rero igipapuro cyo ku irembo twishyuriraho. Noneho rero bakambwira ngo ningere nzagaruka.
bakubwira ko se ari impamvu kituma batabikemura uwo munsi bakagusaba kuzagaruka. ayanjye narayisengeye ndi kumwe n'umukecuru turi abantu babiri. ubwo rero ujya kwa gitifu akakubwira ngo ugenda uzagaruka. Ugomba kubanza ariko kwiyandukuza. umuntu wamushyira kabiri n'imitiweli. Oya, ugomba kubanza kwiyandukuza aho ngo washatse kugira ngo be kumukubaraho bamubare ku giti cye cyangwa ku rugo rwe. Kuko urumva uramwishyurira kandi wenda nawe yishyuye ku rundi ruhande, ejo bakamukubaraho kandi batagakwiye kumukubaraho. Ibyo rero bikwiye guhagarara. Ugomba kujya ku kagari, uzajya no ku kagari ubasobanurire, bagufashe, bakurebere muri sisiteme, bamuha icyo cyiciro, bamutandukanye nawe. Uzajya ku kagari yerekana ibyangombwa yishyuriyeho kandi nanjye bakabura bakimumbara. Yego, uzajye ku kagari bakurebere rwose, bamukuvaneho. none ubwo nijya wese bakongera bakakumuhuraho na nyiramuzinzi. Oya, bazagusobanurira kuko ku irembo ntabwo bakwiye kuguha ibyangombwa gituma bamukuvanaho. Nujya ku kagari ntibabikemure, bazakohereza ku irembo ariko baguha ibyangombwa bituma bigukorera. Urakoze? Bazagufasha, aho uzajya ku kagari bazagufasha. Ku irembo yarishyuye ariko uzajya ku kagari usobanurire ko afite icyo cyiciro kandi bakikumubaraho bazabikemura. Arakoze cyane umuturage. Urumva ikibazo cyo kirumvikana. Yego, yabyaye umwana arashaka n'ubu bacyamumubaraho kandi umwana mu rundi rwo nawe aba yishyuye. Urumva mu rundi ruhande nyine bifite ukuntu bitari sawa. icyo ni ikibazo kiba cyumvikana. Indi telefone imwe kugira ngo dukomeze n'izindi ngingo. Yego, mwiriwe? Yego, turavugana nande? Yego, uherereye hagana he? Kayonza. Kayonza byifashe bite? Kayonza moto ya kujurira bikanga. Bari kubabwira ko byapfiriye he? Bakanatwirukana. Bari no kubirukana? Ngo kubera iki? Ntabwo kujurira ngo ntabwo byemewe. Ntabwo byemewe? Wowe so yisanze ngo naho ngaho. Uwo ni igitifu uri kubibabwira se? None ngo umuntu yisanze hadafite ubushobozi bigenda bite? Nose ko dusobanuza bakatubwira ngo nitugende ngo tutanga aho twisanze. Ntabwo mwebwe bari kubanza no kubishyuza se ejo heza? Ejo heza tuzibamo twe turazitanga. Mbere babanje kujya badutuma amafishi ngo y'intuza y'amakuru ngo dutange amakuru mashyashya ageza nabyo barabyanga. Bivuga ngo ibyo kujurira barabihagaritse? Twajyanye amafishi baratwirukana da. Wewe bari bagushyize mu kihe cyiciro? 8,000. Ufite umuryango w'abantu bangahe? 3. Ubwo ni 24. Ntabwo ubushobozi ntabwo nabubona. Ntabwo wayabona? None ubu se n'urwaza bizagenda bite? Je nayo navuze nubwo yo n'indwara nzazangaha. Uzajya ku kagari bakuvuze? None kubanze aho mfite ubushobozi ngo ntange mituweli. Wowe se wumva ufite ubushobozi bwo kujya mu kihe cyiciro cyo kwishyura angahe? Iyo nawe wenda mungizeho kuri 5 wenda nayabura. Ugatanga 15. Ariko ntabwo babyumva, n'ubwo umuntu yarabihoreye. Oya, ntukabihorere, ukomeze ubikurikirane kuko ejo hashaka kuvuka ikibazo gakenera kwivuza. None se ko ntabyikorera? Ahubwo mwatugira inama y'ukuntu umuntu yabigeze. Wowe inama nge nakugira, fata yo 15 ubasha guhita ubona. Ugende uyishyuye. None usigara ubikurikirana ariko byibura nayo 15 warayishyuye. Urakoze cyane. Yego. Urakoze. Iyo ngingo ni nuko tuyivuyeho. Ncisha amaso muri ubu butumwa ati Mwirene Gilbert rwose
turaremerewe na mituweli. Mituweli ntabwo ari iyo kubaremerera kuko mituweli ni inyungu z'umuturage. Mituweli ntabwo ikwiye guhinduka umutwaro, ikwiye guhinduka ahubwo ahantu umuntu yishimira. Uwaremerewe na mituweli rero uvuga ngo ubuzima bwe bw'ejo hazaza cyangwa se bwana mu kanya kari buze gato nta cyizere cyabwo. Urumva atari ibibazo se niba umuntu byari ibibazo. Mituweli ubundi niho hantu ahubwo ni ikintu umuturage yakishimiye, ntabwo ikwiye guhinduka umutwaro rero. Message ya nyuma ati he nitwa Manizawayo Gilbert mperereye mu karere ka Gatsibo. Ikibazo nabuze irangamuntu iyo ngiye ku murenge wa Kabarore ngo bambwire aho yayobeye bakanyaka 5,000 bitanu y'icyo ubwo bakubwira ko ari iki mukorera ubuvugizi rwose bihora bazirangamuntu ariko zirangamuntu sinumva 5 se byitwa iki 5 si ntekereza ko wenda 5 najyaga numva ngo uzayibona kazahabwa ibihembo bishimishije. Bikaba ari ibyo bihembo bishimishije ngo ni ibihembo bishimishije. Wabuze mituweli nani irangamuntu azajye kureba wa etat civile mu murenge aherereyemo, yego bazamufasha bamubwira inzira byacamo kugira ngo niba aratayiranga muntu abe yabona indi. Birumvikana ntabwo bikwiye gusaba amafaranga 5,000 kare wabona ari kwa ruswa bari ku mwaka. Abantu muri guhamagara reka tuze kubakira mu kanya kugira ngo dukomeze n'izindi ngingo tutaza gutahira mituweli n'ejo heza, kandi dufite ibindi byiza twabateguriye byiza cyane byiza rwose. Dufite ibindi byiza twabateguriye, nta mpamvu yo kugira ngo dutahire mituweli. Turaza kubigarukaho mu kanya, telefone rwose turaza kubitaba kugira ngo ibintu bigende neza. Mu karere ka Rulindo rero, Rulindo naho babacukuza amabuye y'agaciro.